Nari tike sinje yakuzanye. Narakuzanye kujya utangira kumbaza tike. Sinje narizanye. Ariko mana. Ndi kukubwira ngo fata inzira ugende boss wawe ntawukirahanya kubusha ntawukiraha ubwo gucura urugo n'ugwanje kabiri gatatu wavuyeho. Deni sinakubwiye nta muntu hangara umuryango we wacu ngiyagiye agereye amahoro usigaye urirwa mu muhanda icyo sigaje no gutoragura amashashi kuko ndi kubona ariyo werekeza cyakoze nyagasana kurebe akwite haboni agushakira iyo uja kugwa aho kugira mbi wanyu ntashobora ngaza ngirirwa hano mu muhanda no gutoragura amashashi. Denise niki cyakubayeho kugeza ubu ugenda mu muhanda zisa wowe urinde ndekane ibibazo byanje. Kavu hajya unaranze unyiziritse wanze kuva muri urugo. Usuru kubona ndaja. Iwanyu wavuye he? Urugo kwandagera ndamitike. Nari tike sinje yakuzanye. Narakuzanye kujya utangira kumbaza tike. Sinje narizanye. Ariko mana. Ndi kukubwira ngo fata inzira ugende boss wawe ntawukirahanya kubusha ntawukiraha ubwo gucura urugo n'ugwanje kabiri gatatu wavuyeho. Gahambemba rero ngende. Ndi kuguhemba sinarakuzanye. Nigeze nguha akazi se? Sindagana ndamitike. Urava hano ugende cyangwa ntago ugenda? Ndagenda. Kabiri gatatu wagiye rero. Keche naho ravuga gape uri kuvuga ni mashini zigacika. Kikintu kitangiye kuzuzugira mu rugo rwanje burani cyava hano nangi kuondaguye. Uri konyumva? Kabiri gatatu wabwiye. Sumukecho wamba n'igihumbi cyo ndatega. Ya, nimba udashaka kuva muri urugo rero, uravamo na nabi. Sindi hano guterana n'amagambo arico cyambere icya kabiri. Ubwo kigiye kurikiraho n'injukize. Nzangende. Rimwe kabiri mbumure wagiye ntari kubona imbere yanje. Uruko rero by'ukunyegura wagenda. Sikiwe. Kandi gihe nakabwire ngo kagende subwo kari hano nta nisoni gafite. Nyirabuja ntawe so buja ndawe ngo kari hano. Uru rugo nijugiye kujura rukondoro ruko nshaka. Deni sinakubwiye nta muntu hangara umuryango we wacu ngiyagiye agereye amahoro usigaye urirwa mu muhanda icyo sigaje no gutoragura amashashi ko ndi kubona ariyo werekeza cyakoze nyagasana kurebe akwite haboni agushakira iyo uja kugwa aho kugira mbi wanyu ntashobora ngaza ngirirwa hano mu muhanda no gutoragura amashashi. Ubu nibyo wahisemo rero. Ayi. Gusa byo nta kindi nagusabira ku mbaro uretse kuzaca. Kuko nubundi ibyo nibyo byari bikubereye. Wari unakwiranye n'umuhungu wacu. Sinzi niyo yari yaragukuye. Umusazi ngabo. Bivuze ko ndi umusazi. Ariko ndibivuze ko niwanyu batariyo. Imyaka wabaye wacu ugeze ubona umuntu usa nawe cyangwa umeze gawe ibyo bintu reba uko umeze nuko witwara wigeze umoni iwacu umuntu witwara nguko witwara wenda babagaye dene urambabaje gusa byo ikintu nifuza ni kimwe ni kutazongera gukora mu maso yanje urasinzi n'ikindi no sinana kumenya no kuba mbuye nawe ngakuvugisha ni kimwe uko nari nikanzu ndi mu nduba nabi nzingiye kumufasha none nzanzika ari wowe none se ubundi uje nguhamagaye ubu buzima bubi ndimo nabutewe namwe baca umugani mu Kinyarwanda
ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi ikakugarukira ukiriho. si ibingibi biri kukubaho se? Niyo mpamvu ugomba gusara bitewe n'inabi ugiye ugirira umuryango wacu. Emera utumuke. Baravuga ngo kirazira gutuka umukuru, ariko nanone si byiza kutamugeza ukuri. Ushatse kuvuga ngo iki? Wewe aguzigera ugera ikirenge mu cya mukuru wawe ngo ubyige. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Ngo ngo we wowe urumva umeze neza mu mutwe wawe kugendera mu muhanda hagati nta soni. Babarira basi ndabigusaba. Denise ni iki cyakubayeho kugeza ubu ugenda mu muhanda izi saha? Wowe urinde ndekana ibibazo byanjye. Denise ntabwo unyibuka basi. Denise ndeba mu maso ni njye alpha wa kera. Ariko Denise ni ukuri pe uzi ko maze iminsi nkubaza ikintu kimwe gusa, mu by'ukuri na n'ubu ntabwo urabitekerezaho ngo umbwire koko niba unkunda cyangwa se menye igisubizo cy'uko niba unkunda cyangwa niba unyanga. Uyu munsi nibyo nkeneye kumenya. Mva rero nanje uno munsi ni kugwa nyuma ukukubwira yuko ndakende tugihuriye. Denise koko nuko iryo nicyo jambo ntabwo ari iryo jambo nari ngiteze pe ni ukuri pe mbabarira bwo nigende mfukame. Denise ariko kuko umuntu akunda umuntu ariko akamwanga neza ntabwo mbizi neza niba hari umuntu mukobwa nziyumvisha nka Denise. Ariko Denise amuri sakubundi ndi mubi cyangwa ni ubukene se? alpha wanje mbabarira. Denise humura nakubabariye kera, nukuri nakubabariye, ahubwo injira mu modoka ngutware ngugeze iyo ugiye. Ntabwo wagomba kuba mu muhanda mw'iri joro saa 4 z'ijoro ntutugende, sibyo? Abanzi bandeze imitego ndayisimbuka, rurema njira inzira ndatambuka, kubwe ndacyariho ndahumeka. Uri mubiki? Ndi mubiki? Ndi mubiki se none ubwo umuntu ajaje araririmba yibagize ibibazo nukuza nayo ndi mubiki? Mbega nawe ufite ibibazo? None ubwo urukona ndabyo mfite. Kuba tujaga gukora mwahira company ibyumweru bibiri kaba bishize ndanija n'umuntu yari yabona. None bamukoreraga ubuze. Kuburi mu mitego. Uricaye hano urase ndano kugira ngo uje gushaka naho wakora ngureye ko umuntu yabaho. None utangiye no kunjurira ukamfatanya n'ubuzima ndimo. Gusa ubwo mushiki wanje ngubwiye nabi koko. Basi nibabwiye nabi mbabarira. Sibyo? Nda kibazo. Urakoze.
naho ubuzima turimo dutangira ubuzima busha, wibaga ibyo bibazo nyine ufite, nyine ndakunda ubuzima bukomeze. Rega mwana wa mama, kuba muri iyi si n'ugupfundika. Karibu. mbwira muri make nyine ntabwo niyumvisha ukuntu ibyo bintu wowe bifata ukabigereza ukabikurura ukwezi kwa mbere kugashira, uzi neza ko iyo nzu nayimye abandi bantu ngo bayibemo, uhora underega iyo nza kukwira umuntu aka kanya ukwezi kwa mbere wari kunyima amafaranga nkahita ngusohora, uko byumvikana. Ariko aho bigeze sha kuba naza ngo uri kumpa karibu, nta nubwo byari biri ngombwa ngo umpe karibu kuko ndi kwinjira iwanjye. Sinzi nimba ugiye kumbarira amafaranga yuzuye y'ukwezi kuko nyakeneye yose, urayafite ngo uyampe? Mugabo uko nakubwiye ko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ndabona yakoresheje intege iminsi inzu wayisanze yuzuye. Tubabarire wandi minsi 2. Mwintega iminsi nicyo navuze. Nagerageje guca bugufi no kuganira nk'abantu kuko turabizi ko ubuzima burahinduka. None nshobora kuba wenda bakodesheje ejo tukazagungana mu zindi apartment n'ibiri, ariko icyo bivuze ntabwo nje kugira ngo mu ntege iminsi. Impamvu nanaciye bugufi nasanze ufite umuntu umeze nk'umushyitsi muri ino nzu, kuko nimba narakugira icyizere nkaguha amezi 2, 3, 4, 5, 6, ntabwo bivuze ngo rero ugiye kuyibamo mirere na mirere, kuko uko nkubona mbona umeze nkaho wayiguze. Mugabo nanjye ugiye ibibazo ndimo, mbese tumaze iminsi turimo nje n'umushiki wanje, ndahago wabyumva. Niyo nta nubwo nje kubyumva, ntabwo ninjire hano nje kumva ibibazo mufite, kuko ibyo bibazo byanyu ntibinandeba. Ariko ibyo bibazo mwakabigira uba ugomba no kumanaginga, ukamenya ngo nyinzu cyangwa se ibikorwa ndi gukora bikenera amafaranga. Kuki ugira ibyo bibazo warangiza ukabyipapamo ukabyimamamo, warangiza ukarya ukakaraba ukambara ne, ndabona umaze kumfata nkaho ndi murumuna wawe kuko nanabaye mukuru wawe. Hari ibyo watinya kuri njyewe, hari n'ibyo utambwira, ariko ndabona waramfashe nkaho ndi umufamiliye wawe. Njyewe nawe duhura twahujwe n'amafaranga, duhuzwa n'ibikorwa nkora cyangwa se n'ibyo hari unkeneyeho. Aho bigeze rero icyanzanye hano mu nzu, ntabwo narinzanywe no kubasuhuza kuko si impuhwe mbafitiye kamaya, kuko muranyambuye amafaranga. Icyo nkeneye nuko ubu turi kuvugana, nushaka wongera ukebukundeye, nuko ntarava muri ino nzu mutarasohoka ngo mbone mwagiye. Inzu ndasiganye iki? Niyo makuru mbazaniye. Nagerageje guca bugufi ngo twumvikane. Nimba ufite ayo mafaranga, nimba ufite na nyoko wanyu cyangwa se so wanyu, ntumbaze, nta nibyo nzi, nta nubwo nshaka no kubimenya kamera. Nkeneye amafaranga. Nimba ari ntayahari, nuko mbona mwasohotse nyine. Ubwo nimba wirirwa uhamagara abashyi bawe ngo baze bagusure, ibyo ngibyo ni kazi yako, ariko icyo nyene ngiye na amafaranga. Nyine tubabara ijoro rimwe, ejo tuzareba tuja kuguza. Nta joro rimwe, kuko umaze kubigira akamenyero. Ijoro rimwe rihinduka amezi 3, ijoro rimwe rihinduka amezi 4, ijoro rimwe rihinduka amezi 5. Ntari akamenyero ni ukubura amafaranga. Okay, nta kibazo. Nimba yarabuze ntago ndi kubaveba, ubwo ndayabaharira, ariko icyo nkeneye nuko musohoka mu nzu. Kandi uko muri mbasanze nta kintu murasohokana hano mu nzu, kuko nimba ari ibikorwa mwangije mwarabyangije. Izo ngerwa z'intebe nazihereza n'abantu niyo bampa 2, ariko nkamenya ngo inzu mwayisizemo mwanda uzayihanaguza. Nta kindi kinyarwanda nkeneye kuvugana nawe. Uranyumva? Nagerageje kukubwira nitonze, nitabaza inteko z'umutekano ziza zimfasha. Wazitabaza ndabavuga ati ibyo bazanye babijane babikure, ubwo wavuga na byo. Nkeneye ko njye mbabona mwasohotse. Ariko noneho ndabona wagira ngo ndikubwira ibite, wagira ngo noneho nabashyizemo supagu, cyangwa izo ntebe bazibadodeho sinabimenya. Nese ubwo turagenda ndani byacu dusohokanye. Ntago nkeneye ibyanyu, ndavuze ngo
wasohoka nkabona uri gusohoka. Inzu yanjye igihe uyibayemo kirahagije, ntabwo rero njya guserera nawe, wasohokera mu nzu ukagenda. ubu rero sinzi ko bigiye kugenda nese ubwo twasanze inzu yawe nta kintu turimo, tumaze kuyuzuzamo ibintu byose ahangaha, none dusohoke nta kintu dusohokanye. Ushobora kuziba ugasohoka mu nzu yanjye. Dushobora kuvuga hari natwe turitabaza ubuyobozi tuze kubishikira. Ndavuze ngo wasohoka mu nzu yanjye. dushikire n'inda rero tuzijane. Ese iyo myenda ki? Hari ibigunda ko imyenda. Murasa nk'abagira imyenda mwebwe. Muyigura iki mbese? Ariko da. Nabuzwa nikize kugura imyenda ko nyine mwabonye wo muzambura byoroshye. Ariko gusa ngewe mbabwire ko ningiye muntu wa mbere w'umunyamahoro. Ariko aho bigeze ntabwo nkeneye kumva andi magambo atara yo kunshokera mu nzu. Aka kanya ndavuze ngo mwumvire mu nzu. Kwanza weho munsokere mu nzu mbone mwagiye. Watubabarira ukagira inga n'abana we ko tudafite aho kuja koko buri kubona bararaye. Tubare mubyeyi rino joro wenda turaremo gusa. Ariko ubundi nkawe uri kuntera imwe nkandi ngo yinumvisha ari kuvuga ngo uri mushiki we ngo cyangwa ni nawe ngo ni musaza wawe. Ibyo ngibyo nta nubwo ari ngombwa, ngiye nta nubwo nshaka kubimenya. Izo nka zawe genda uzigurishe, nurangiza ujye gukodesha n'abandi cyangwa se unyishyure mube mu nzu mu mahoro. Kwanza muhaguruke. Ese ko mbona muri kugenda musodoka, iyo nzu mwarayiranguye? Hano urusoni. Urakimwa na mama, ndabizi urananiwe, ariko sinzi aho nahera ngo ngubwire ko tugiye kwangara. Kuva kera nahoraga ngubwira ko iyo ikibazo kije ugomba gucakiriza yombi, kuko nta kundi wabigenza. Ndaza kukujana ku musheri nahoze ngubwira kuva kera, sinizera ko yatwangira akatwima aho turara, kuko nta yandi mahitamo mfite. Tugende, afite amazu menshi, sindibaza ko yatwangira akatwima aho turara. Ariko icyo nagusaba, uzakomeze umbere umwana mwiza akera. Urabizi buno ngubu turi imfubyi, nta papa tugira, nta mama tugira. Uwo nari mfite ni Kanuma, niwe wari mama, niwe wari papa. Ariko urabizi ko ku isaha katagihari. Uwo nzigaranye niweho kuri iyi si. Aho tugiye sinaga ngo hari icyo dupfana, ahubwo uzakomeze kumbera umwana mwiza, nanjye nzakubera umwana mwiza, kuko ndituzi ubuzima uzabamo. Dore ngaha turahageze. Bite? Byiza.
Amakuru neza. birakomera? Amakuru yawe? neza. Uyu? Ni musaza we. Ni wowe mukuru, ni wowe mukuru. Ni njye mukuru. Umusore? Karibu rero mu nzu. Karibu rero mwakwicara. Twageze mu rugo. Akira zaro ntakire. kabaga no mu nzu nziza. Nakubwiye yarakize yaramenetse. Ya. Ko mbona mucecetse. Atwicare. Okay. Muri sanga rero aha niho mu rugo nta nubwo nanzi kwibana. Ikaze hano ni iwanyu. Muri sanga nta kibazo ngo mutuje. Nta kibazo. Thank you.